Kenshi tujya tuvuga ngo ndishimye, ukishima kuko ikipe ufana yatsinze, waba uri umubyeyi ukishima kuko wabonye umwana wawe amwenyura, waba uri umukozi mu kazi bazamuye umwanya wawe cyangwa se umushahara wawe ukishima ndetse ukongeraho no kwizihiza, ukaba wajyana inshuti zawe, abaturanyi, umuryango wawe mukajya gusangira yaba icyo kurya cyangwa icyo kunywa kuko muri kwizihiza ya poromosiyo yabonetse. Kwizihiza rero ni ikintu cy'ingenzi, ariko kwizihiza iyo gushingiye gusa ku birimo kubaho ku byo wiyumvamo uyu munsi ntago kuba kuzuye. Hari ukwizihiza Bibiliya itwigisha ari uko kwizihiza kutazashira, kutarangirana n'ibihe bya none. Nk'uko tumaze iminsi tuvuga guhimbaza Imana nyakuri, iki gice cya gatatu rero turi bwibande ku kwizihiza. Kwizihiza rero imirimo y'Imana bisobanuye ko ugomba kuba ubona ibyo Imana ikora. Kwizihiza imiterere y'Imana bisobanuye ko ugomba kuba uzi imiterere y'Imana. Muri iyi Zaburi 103 ku murongo wa 15 n'uwa 16 twibutswa neza ko ubuzima bw'umuntu ari bugufi. Uyu munsi bushobora kuba buriho bumeze neza, ejo wagaruka ugasanga ntibuhari. Ibyo turabibona buri munsi. Umva uko havuga: iby'umuntu iminsi ye imeze nk'iy'ubwatsi, nk'ururabyo rwo ku misozi niko ashisha, kuko umuyaga urunyuraho rugashira, ahantu harwo ntihazarumenya ukundi. Uyu munsi ururabyo ruba ruhari rumeze neza, rushishe, rusa neza, ejo wagaruka izuba ryacanye ugasanga rwarumye, rwaragiye. Bya byishimo rero bishingiye ko wazamuwe mu kazi, bishingiye kuri likes wabonye kuri social media cyangwa se ku mubare w'abantu barimo kugukurikirana kuri urwo rubuga nkoranyambaga, ibyo ngibyo birarangira. Nubwo ibyo bintu bihinduka, hari ikitajya gihinduka, ari nacyo tubona ku murongo wa 17 n'uwa 18 muri iyi Zaburi. Aravuga ngo: ariko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha zahereye kera kose, zizageza iteka ryose. Gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo. Niko agirira abitondera isezerano rye, bakibuka amategeko ye bakayakomeza. Ubushize twavuze ku mbabazi z'Imana icyo zisobanuye. Rero babandi bamwubaha, babandi bitondera amategeko ye, Bibiliya yavuze ngo imbabazi ze, urukundo rwe rwahozeho kuva kera kandi ntirurangira, ntirugira iherezo. Guhimbaza Imana kuzima kandi nyakuri gukwiye kuba ari uguhimbaza kwizihiza urukundo n'imbabazi by'Imana. Niba utarabonye ubutumwa bw'ubushize buvuga ku kuruhuka, ndagushishikariza kugenda uburebe, kubera ko twabonye ko hari impamvu nyinshi kubabarirwa. Amaraso ya Yesu Kristo, imirimo Imana yakoze ni myinshi ntirondoreka. Nk'uko wabivuze, imbabazi ze, urukundo rwe byahozeho kandi ntibizashira. Reka nsome uyu murongo wa nyuma muri Timoteyo wa 2 igice cyaho cya 2 umurongo wa 13. Aravuga ngo: kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Iyo n'indi mpamvu dukwiye kwizihiza. Imana yacu ntiyivuguruza, urukundo rwayo ntiruhinduka. Yamennye amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo ubone kubabarirwa. Izo mbabazi ntaho zagiye, ntizahindurwa n'ibihe, ntizahindurwa n'ibyo urimo kwiyumva uyu munsi. Ntago ziza kuko wabonye abagukurikira benshi ngo nubura abagukurikira zihinduke. Rwa rukundo rw'Imana ntago ruhari gusa mu bihe ufite inshuti zikwitayeho, zigendana nawe, zigukomeza, ngo nugira ibyago za nshuti zidahari rwo rubure. Oya, Yesu we muragendana, no mu gihe cy'urupfu aba ari kumwe nawe. Nubwo izindi nshuti zose zakureka, we arahari. Uko ni ukuri rero. Iyo n'indi mpamvu, kandi impamvu ikomeye. Ese guhimbaza Imana kwawe gushingiye kuki? Kwaba gushingiye ku kazi wabonye uyu munsi, cyangwa gushingiye ku rukundo n'imbabazi ze byahozeho ubona buri munsi kandi bitazahinduka, bitazanashira? Guhimbaza Imana nyakuri rero bikwiye kurangwa no kwizihiza urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Uko ni uguhimbaza kutanyeganyezwa, uko ni uguhimbaza kutaza mu bihe byiza gusa, no mu bihe by'akaga no guhimbaza kuba ari uguhimbaza k'ukuri. Ugende uzasoma ibyakozwe n'intumwa 16, Pawulo na Sila, inkuru dukunda kumva cyane, ubwo bahimbazaga Imana bakanayisenga,
urasanga guhimbaza kwabo kutari amaganya, urasanga guhimbaza kwabo kutari ukuvuga ngo ese Mana ko twakubiswe duhorwa ubusa ntiwaza ngo dukize. Ntago basabaga, ahubwo nibyo bari baramenyereje umutima wabo n'ibibarimo byose ko bakwiye guhimbaza Imana, bizihiza imirimo Kristo yakoze, bizihiza urukundo rw'Imana, bizihiza imbabazi bakiriye. Rero guhimbaza nyakuri gushingira ku kwizihiza urukundo n'imbabazi by'Imana. Amahoro abane nawe, ubutaha tuzaba turi ku gice cya nyuma kivuga kuri uku guhimbaza Imana nyakuri. Komeza ukurikirane, niba utarakora subscribe, kore subscribe. Niba utarakira Yesu Kristo, umwakire kuko yatanze ikiguzi cy'amaraso kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Amahoro y'Imana abane nawe.